Imana ishobora byose kandi igira neza, Imana yuzuye n'imbabazi n'urukundo bitagira akagero mu izina rya Yesu. Kano kanya turagushimye kuko Uwiteka, twemerere uyu mwanya mwiza tubonetse imbere y'ubwiza bwawe. Umwuka wera bane natwe, imbaraga z'Imana zibane natwe, kwera kw'Imana kubane natwe. Mwami Imana yacu, uzuganze muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Turaritse imbaraga z'Imana ngo zibane natwe, ubwiza bw'Imana bubane natwe, komera kw'Imana kubane natwe, icyubahiro cy'Imana kibane natwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami n'umukiza wacu, no tubisabyemo dushima. Amen. Twongeye kubasuhuza bene data kandi bakundwa, inshuti z'umwami Yesu. We have again greeted you in the name of Jesus Christ. Muri kumwe na Pastor Nkunzurwanda hamwe na Mugisha Gadi. You are with the Pastor Nkunzurwanda together with his friend who is called God. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho ijambo ry'ubuhanuzi. This is the other nice time of telling you the word of God. Ni Pastor John Nkunzurwanda Meriviani. It's Pastor John Meriviani Nkunzurwanda, wahagaye Divine Prophetic Ministry, who is the head of prophetic ministry. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. May the Almighty God bless you in the name of Jesus Christ. Uyu munsi wa none rero, then the day of today, tugiye kuganira ku ijambo ryerekeranye n'urukundo nyakuri. We are going to talk about the word which is called the true word. Yesu abaha umugisha. May the Almighty God bless you. Turasoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 13 ku murongo wa 34. So we are going to read from John from 13 to verse 34. Yesu abaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. May the Almighty God bless you. Let us take the time of reading. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye nimunkunda. Katwongere dusubiremo. Let us again read it. Nubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 13 ku murongo wa 34. In the word which say from John 13 to 34. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Amen. Imana ishimwe rero kuko tugiye kuganira kuri aya magambo meza muri uyu mwanya mwiza. Imana ibiduhaye kongera kumva ijambo ryayo. Mwene data nawe mushiki wanjye mukurikiye ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi, mwifurije umugisha w'Imana muri aka kanya. May God be pleased, you who we are going to share this word of God. We wish you really to follow it and be blessed from it. Yesu arimo aganira n'abigishwa be. Jesus, by the days when he was sharing with his disciples, iki gihe cyari igihe cy'ibihe bya nyuma, Yesu yenda gufatwa akicwa, yenda gufatwa akabambwa, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru. Yari iminsi ya nyuma, yari yegereye igihe cye cya nyuma. It was the last days of Jesus Christ when he was near to be captured and being killed, later going to heaven. Mu muteguro wa Yesu ntabwo agombaga kugenda atabanjije kubwira abigishwa be ijambo nyamukuru ari ryo ryamuzanye hano muri iyi si. In his last days he couldn't go without finishing what he had already prepared or what he had already planned for his disciples on the earth. Icyari cyazanye Yesu mu isi kwari ukwerekana urukundo nyakuri Imana ikunda bari mu isi. What he had brought him from heaven to this earth
it was none other than to show his true love to his children. kuko mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 baravuga ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Daniel? John. In the book of John from 6 to 13, it says, whoever who accepts the Son of God will kugira ngo umwizera wese yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. That the Almighty God gave his beloved Son. Whoever will believe in him will never be abolished. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Yesu yaje ntabwo agomba kugenda atabwiye abantu ibijyanye n'urukundo rwatumye Imana ubwayo imutanga nawe yemera kwitanga mu buryo bw'urukundo. Jesus to come, he couldn't go back without showing his true love by showing us through sending his only Son. Ageze muri iyi minsi ya nyuma yo kugira ngo arangize mission ya hano ku isi, when he reached in the last days of completing his mission that has brought him on the earth, yicaranye n'abigishwa be ku meza ubwo bari bamaze gusangira ibya Pasika, sitting with his disciples on the table after sharing the food of the Easter, arababwira ati, then I told them, Imana ishimwe cyane. Praise God. Aravuga ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze. Then he later told them that he gives them new law, a new law, that you love anyone as like I loved you. No kuvuga ngo rero Yesu mu kubwira abigishwa ko agiye kuba itegeko rishya birumvikana ko hari andi mategeko yari asanzwe ariho. So that says that for Jesus to give them that law, it means that there are other rest of the rules that has been also been back. Ayo mategeko yari asanzwe yari amategeko 10. Those rules that were there, they were 10 commandments. Ariko Yesu atoranyamo amategeko 2 yonyine. But Jesus chose only 2 commandments. Kuko na amategeko abise bari bafite uko ari 10 yarimo ibice 2. Also Israel's the rules that they had, they were divided into 2. Hari ayari yerekeye ku bantu nayo yerekeye ku Mana. They were the ones that were directed to people and the others were directed to God. Ariko nubwo bari barayahawe ntabwo bari bazi neza ishingiro ryayo nyakuri. But though they were given to them, they never knew what the main reason of those commandments. Niyo mpamvu bayaciyemo ntibakora iby'Imana ishaka. That's why they passed through them, but they never understood what they were wanting them to do. Bituma Imana igira igitekerezo cyo kohereza Yesu mu isi. That's why the Almighty God later came with another idea of sending his begotten Son. Kuko Imana itajya yishimira ko twarimbuka ahubwo yishimira ko twahabwa ubugingo buhoraho. Because the Almighty God never wishes us to be abolished, rather we have to have everlasting amen. Niyo mpamvu Imana yemeye kwambara umubiri w'umwana w'umuntu iza mu isi. That's why the Almighty God accepted to wear the life of a person in order to come on earth. Ibyo tubisanga mu gitabo cya Timote wa mbere ibice 3 ku murongo 16. Those words we find them in the books of Timothy from what? Timote ibice 3 ku murongo 16. Timothy from 3 to 16. Habango sugushidikanya. It says that we shouldn't lose hope. Ubwiru bw'Imana burakomeye. The secret of God is really hard. Imana kwambara umubiri. The Almighty God to have to be naked, ikaza mu isi,
and later come on earth igakiranuka and be saved mu mubiri wayo, in his human or in his body, igapfa and die, igahambwa and be buried, igasubira mu ijuru, and later goes to heaven, hanyuma igahabwa ubwiza. and later have a nice life. Imana ishimwe cyane. May God be pleased. Urwo ni urukundo rw'Imana, that's the love of God, yemeye kwambara umubiri, accepted to wear a human being, iza mu isi, to come to heaven, ibana n'abantu, to live with people, irababara, and be ashamed, irasuzugurwa, and be harassed, irasonza, and become hungry, irangije irakubitwa, and later beaten. Hallelujah. Hallelujah. Urwo ni urukundo rw'Imana. The true love of God. Imana ishimwe cyane. He pleased God. Ibyo mbere yuko biba noneho ya Mana yambaye umubiri za kwitwa Yesu. Before that happens, later the Almighty God won the human body and later was called Jesus. Ubundi Yesu ni izina ry'umuntu. And that rather that name of Jesus, it's the name of a person. Bisobanura ngo ni umukiza. Means that he is a savior. Ariko Kristo, but Jesus Christ, bisobanura asigiye kuyobora amahanga. It means the name that came to uwasigiye kuyobora amahanga. It was the name that was named to clear the world. Yes, ashimwe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Uwo niwe mwami wacu Yesu Kristo. That's the Almighty God. N'Imana idapfa. That's the God that never dies. N'ishusho y'Imana idapfa. That's the image that never dies. Niwe abwiye abigishwa be rero, then later told his disciples, ati mbahaye itegeko rishya. I have given you a new commandment. Hallelujah. Hallelujah. Mu isezerano rya kera tuzi ko haye abise amategeko. In the first testimony, in the First Testament, uwahaye abise amategeko mu isezerano rya kera, you gave the Israel a commandment in the testimony of mbese ninde si Uwiteka? That isn't it either Jesus Christ. Menya neza ko mu isezerano rishya wongeye gutanga itegeko rishya rinde ni Yesu Kristo. We have to know that in the New Testament, the letter you told us that you are the Jesus Christ. Bivuze ngo Yesu niwe Mana. Means that Jesus, it's the one who is God. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Praise God. Nuko ati none mbahaye itegeko rishya mukundane. Then later he told that I have given you a new commandment that you have to love nkuko nabakunze, like the way I loved you. Imana ishimwe. Ati cyo nicyo kizamenyekanisha. That's what will later come to know to other people that yuko muri abigishwa banjye, that you are my disciples. Ati mugomba gukundana. That you have to love. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ngurwo urukundo nyakuri Imana Yesu yabwiye abigishwa be. That's the true love that the Almighty God shared with his disciples. Aravuga ati birakwiriye ko mukundana. That you have to be love from one another. Nicyo kizatuma namenye ko muri abigishwa banjye. That's what will show other people that you are my disciples. Bene data namwe bashiki banjye bakundwa. Brothers and sisters, urukundo ntabwo ari amagambo. Love, it's not the only words. Urukundo ni ibikorwa. Love, it's put in action. Urukundo ni imirimo. Love, it's work. Yesu nashimwe. Praise God. Ntabwo Imana yavuze ngo ndabakunda. God never said that I love you. Urukundo rwo rwagendanye n'ibikorwa. Later the love, it was followed by the actions. Mu bikorwa by'Imana nuko yatanze. Actions of God, it gave. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mu by'ukuri dukwiriye gukundana. Truly we have to love. Naje kwitegereza umugabo umwe witwa Dawidi. I have seen a person who is called David. Mu gitabo cya kabiri cya Samuel. In the book of Psalms, in the book of 2.
of mu Psalms gice cya mbere ku murongo wa 13 from first book to 13 kugera ku 20 up to 20. hatwereka Dawidi ari uwitwaga Sawuli. It shows that David when he was called Saul. ndacamo nihuta ku mateka ya Sawuli na Dawidi. He's going to pass through as he's running to the story of David. Sawuli yari niwe mwami wa mbere w'abaye w'Abisiraheli. Saul was the first king to the Israel. nyuma aza gutumwa kurimbura Abamaleki. But later he was told to destroy Islamic. atumwe kurimbura Abamaleki ntabwo yigeze abikora nk'uko Uwiteka bishakaga. When he was told to go to destroy those people, the Almighty God never wanted it to be done. ntabwo yishe umwami w'Abamaleki witwaga Gagi. He did not kill the king who was called God. kandi Imana iko yari yamubwiye. But God wanted him to do so. kuko Imana yabwiye Sawuli ngo nibutse gukerwa kw'Abamaleki. But God said that I have remembered the way how people of Malek used to be saved. ubwo barwanyaga Abisiraheli bari kuva mu Egiputa. When they were fighting with the Israel from Egypt. ndetse bagafata abasaza bakabica. When they got old people and killed them. ibyo byarambabaje niko Uwiteka yavuze abwira Sawuli. Those words that they made the Almighty God very being sad. avugiye muri Samweli. Word from God to Saul. nuko Sawuli ntabwo yumviye Uwiteka ageze anezezwa n'ubutunzi bw'Abamaleki. But later Saul did not hear the word from God. arangije arokora umwami Agagi ntiyamwica. Then later he saved the king who is called God. He did not kill him. arokora abakobwa baho beza. He saved the beauty girls from there. arokora inka n'intama zabo z'imishishe. He saved good cows which were good at looking. abizana mu gihugu cy'Isiraheli. And later brought them in the country of Israel. Imana ituma Samweli ngo genda kwa Sawuli kuko atakoze ibyo namubwiye. And the Almighty God told Saul to go to the country of Israel because Saul did not do what I had not told him. birangira Sawuli atihannye. Later it ended when Saul had not. kuva icyo gihe umwuka mutangira kujya umuzaho. From that day the word of God came unto him, started to come unto him. umwuka niwe watangiye kujya umuzaho abadayimoni. The bad sound started, the word bad for devils started coming unto him. akajya yarasaragurikira imbere y'abagaragu be. Started to shame him in front of his workers. ariko umwe mu bagaragu aramubwira ati mwami nyagasani. Then one day his workers started to tell him, hari umusore nzi uzi kuririmba ashobora kugufasha muri icyo kibazo uba ufite. there is a person whom I know who knows how to sing. He can help you in that problem that I have. batumira Dawidi noneho. They invited David now. Then Dawidi amaze kuza akajya aririmba imbere ya Sawuli. Then David came and started to sing in front of Saul. uyu Dawidi niwe wakije Abisirayeli witwa Goliyati. This David is the one who saved the Israel to Goliath. hanyuma byatumye Dawidi amenyekana. Then those are the ones that made David to be known. aba umugaba w'ingabo za Sawuli. To be the famous king of Saul. abadamu bakamuririmba. Women started singing him. abakobwa bakamusingiza. Girls started singing. ingabo ze zikamukunda. His armies loved him. bituma Sawuli agira ishyaka ashaka kwica Dawidi. Then Saul later jealousy came unto him to kill. yamuhize uburyo bwinshi bene data. He hunted in many ways. hanyuma Sawuli yaje gukomeza kugirana imirwano hamwe n'Abafilisitiya. Then later Saul continued to have a lot of troubles with yakomeje kurwana n'Abafilisitiya Sawuli. Saul continued to fight with Philippians. ariko Dawidi yari yarahunze. But David had gone away. yari yarahunze Sawuli. David had gone away from Saul. kuko Sawuli yashaka kuzamwica. Because Saul wanted to kill him. Sawuli yaje kugwa ku rugamba. Saul later was being died on. amaze kugwa ku rugamba. Then later after being died from. umusomyi aza kubwira Dawidi hano muri iki gice twasomye cya mbere
mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere ku murongo wa 13 kujya kwa 20. Then later a man came and told Saul from this book that we have haza umusore 1:13-20. Then the man came, aza kubwira Dawidi ibyabaye. A man came and told David what happened, arangije aramubwira and later told him ati Dawidi umwami yatanze, that king of David had given up. uwo musabwira Dawidi ati umwami yatanze. That man told David that Saul have died. Dawidi arabaza ati byagenze gute? David told them that what has happened, aravuga ati rwa rugamba rukomeye cyane, that it was a strong war, rwari ruteye ubwoba, it was so strange, ati Saul n'umuhungu we bapfuye, that Saul and his son has died, kandi hapfuye n'ingabo nyinshi, and a lot of armies have died. Dawidi agwa mu kantu, David felt into something, arababara cyane, felt sad, agira agahinda, felt a lot of abitekerezaho neza, sought it a lot. mu kubitekerezaho abaza uwo musati w'ubundi urinde. When he was thinking of them, he asked the real person who asked them, who are you? aravuga ati ndi umwamaleki. I'm a Amalek. ati byagenze gute? But what has happened? ati Saul nagiye kubona mbona ingabo ziramusatiriye, But I saw Saul being attacked by armies. arangije yishita ku icumu rye, Then he was being then he was being pierced. He pierced himself a spear. mu kuryitera ko ntabwo yahise apfa. To pierce himself a spear, he never died immediately. arangije amamaga ngo nize mwice. Then later he called that real person that come and kill me. nuko ndagenda, Then I went. ndangije ndamwica. Then I killed him. mwene data mukundwa, the son of God, ibuka ko Saul yahawe mission yo kurimbura abamaleki. remember that Saul had given a word to arangije arabarokora, then saved them rather than killing them. harabo yarokoye. There are some that he saved, mubo yarokoye rero, some that he saved. urubyaro yarokoye rwabyawe n'abo ngabo yarokoye, The relatives that he saved, nirwo rwamwishe. they are the ones that killed them. ibyo ujya uhisha muri wowe, The ones that you hide into you, ibyo uhisha muri wowe the ones that you hide into ukanga you, kubirimbura, you refuse to kill them or to abolish them, nibyo they bizakwica. are the ones that will kill you. Dawidi arangije ngo ararira, Then David agira agahinda mu mutima we, had sorrow in his heart. ababazwa n'urupfu rwa Sawuli, Became sad because of the ababazwa n'urupfu rwa He Yonatani. became sad because of the death of Jonathan. nubwo Sawuli yamuhigaga, Though Saul hunted him, ababazwa n'icyo kintu, he became sad for that. abwira umusati kuki watinyutse kwica Uwiteka yimikije amavuta. He told that real man, why did you accept to kill him? aramubwira ati iryo ni ikosa, That's a bad thing. akanwa kawe niko kagukozeho. Your mouth is the one that has. abwira umusore umwe mu bamutwaza intwaro, He told one of the people that carries his weapons, hita umwica nonaha. kill him immediately. Yesu atugire neza. God be with us. Imana ishimwe. Praise God. uyu Dawidi yari afite urukundo mu mutima we, This David had a lot of yari love afite in his urukundo heart. rutagira uburyarya, Had a lovely true. yari afite urukundo ruva ku He Mana, had a love that comes from God. yari afite urukundo rudatekereza ikibi ku He muntu, had a love that he never thinks a bad thing to a man or yari a afite person. urukundo rutitura, yari afite umutima utitura abandi ibyo bamukoreye. He had a heart that never wishes to the people that did bad things to him. yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Filled with the glory of God. yari yuzuye urukundo rw'Imana, Filled with the love of God. yari yuzuye imbabazi z'Imana, Filled with the yari yuzuye ubugwaneza bw'Imana. filled with the good. Haleluya. Hallelujah. mwene data mukundwa, The Son of God. mbese revo y'urukundo rwawe ingana iki? urugero rwawe rw'urukundo rungana iki? We are asking, what is the level
level of God? What is the level of love to God? mbega rurenga ku byo abantu bagukoreye bibi? Is it above to the bad things of people did to you? Birakomeye cyane. It's really so sad. Yesu ati rero mukunda ndabaye itegeko rishya. Then Jesus said that let's love, I give you a new commandment. Mukundane nk'uko nabakunze. Love as I loved you. Aho niho abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. That's where the people will know that you are the followers Yesu of God. ashimwe cyane. Praise God. Imana itugire neza. May God be with us. Mwene data urukundo rwacu rugomba kuba rwuzuye. Christ of God, our love has to be fulfilled. Urukundo rutarimo uburyarya. A love that never have jealousy. Urukundo rwuzuye kugira neza. A love that is filled with doing good things. Paulo yandikira abakorera igice cya mbere. Paul wrote Colossians chapter 1. Urwandiko rwa mbere rw'abakoreno, sorry, urwandiko rwa mbere rw'abakoreno. The first book, Colossians, ibice 13 guhera ku murongo wa mbere. from chapter 13 to 1. Haratubwira ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Though I talk to the lungs of through the lungs of Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. though I speak into the language of people, from the languages of people together with the languages of God, Singira urukundo. rather, and I don't have love, Mbamindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. that will show that I don't really have, like, to summarize it, that shows that I really don't have love. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura. Even though I have the talent of speaking in languages, nkamenya irijwe byose n'ubwenge bwose. and I know the things that are hidden and the knowledge, Kandi nubwo nagira kwizera kose. and even though I have the trust, the whole trust, Nkabasha gukuraho imisozi. and have the gift of abolishing or taking away Ariko mountains, singira urukundo. and I don't have love, Ntacyo mba ndicyo. that means that I'm nothing. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene. And though I take away of all of the things from me to the orphans or to the needy people, Ndetse nkitanga ubwanjye ngo mwikwe. and I also give myself to them, Ariko singira urukundo. and I don't have love, Ntacyo byamarira. nothing can really happen unto me. Imana itugire neza. Praise God. Ngo urukundo urihangana rukagira neza. The God really relaxes and does good things. Urukundo ntirugira ishyari. The God doesn't have jealousy or envy. Urukundo ntirwirarira. The love doesn't really take itself. Ntirwihimbaza. It doesn't Ntirwihimbaza. the love, it doesn't shake itself or praise itself. Ntirukora ibiteye isoni. It doesn't do ashamed things. Ntirushaka ibyarwo. It doesn't look things for itself. Ntiruhutiraho. It doesn't do it immediately. Ntirutekereza ikibi ku bantu. It doesn't think bad things to people. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. It doesn't wish bad things to people in that way. Ahubwo rwishimira ukuri. Rather, it accepts the real truth. Rubabarira byose. It forgives everything. Rwizera byose. It trusts everything. Rwiringira byose. It again trusts everything. Rwihanganira byose. It allows everything. Mwene data ngurwo urukundo nyakuri. The Son of God, that's the love. Ku murongo wa 13 Paul avuga ati hari ibintu bitatu gusa. From the line of 13, kandi ibyo bintu birakomeye. there are three things that are important.
Paulo yari yamaze kwinjira mu isoko y'urukundo. The Paulo had entered in the source of love. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Paulo yari yuzuye urukundo mu mutima we. Paul has being in the love, in the true love. Niyo mpamvu yabisobanuye. That's why he explained it. Ayobowe n'umwuka wera. Being filled by the Holy Spirit. Abiheshejwe n'ubwenge bw'umwuka wera. Being given by the knowledge of Holy Spirit. Aravuga ariko noneho. Later it was being told that. Hagumyeho kwizera. Then when we have trust, n'ibyiringiro, even hope, n'urukundo, even love, ibyo uko ari bitatu, those three, atari ko hari ikiruta ibindi byose, there is another that is greater than the other. Hallelujah. Hallelujah. N'urukundo. That is love. Imana ishimwe. Praise God. N'urukundo. That is love. Bene data, the Son of Jesus Christ. namwe bashiki banjye, Sisters and brothers, uru ni rwo rukundo nyakuri Imana idushakamo. this is the true love that the Almighty God wants us. Ni urukundo rutihimbaza. That's the true love that doesn't make us be. Ni urukundo rubabarira byose. That's the love that forgives everything. Ni urukundo rurimo imbabazi. That's the love that have forgiveness. Ni urukundo rurimo kwihangana. That's the love that has patience. Ni urukundo rurimo kugira neza buri wese utarabaye ku butoni. That's the love that you have to do things to each and everyone without saying that this and this have not been done this. Yes. Uyu munsi none kuba ufite amafaranga ku rugero rwawe wumva ufite amafaranga ukaba ufite imodoka nziza ugendamo. Today you are having enough money, a nice vehicle walking into it. Ukaba ufite inzu nziza utuyemo. Having a nice building, house. Ariko ukumva uzagendana n'abo muhwanije gukomera gusa. And think that you have to walk with those people that you are on the same level. Kandi uri kuba ngo ndi umugenzi uri kujya mu ijuru. And later you are telling yourself that you are a person who is on a path that goes to heaven. Abakene ukabigizayo. And those people from village, you send them away. Ukumva ntushaka kuvugana nabo. And you feel that you don't want to share with them a word. Hari igihe kimwe nigeze ngira ikibazo gikomeye cyane. There is a day when I had a strong problem. Ku rusengero nasengeragaho. In a church where I used to pray from. Hari korali y'abanyeshuri. There was a choir of school. Bakumva ntibashaka kwegera n'abandi. They thought that they could not be closer to others. Ndetse ubwo ukabona bashaka kugendana ubwabo. For them they wanted to walk in group. Nkagerageza kubyitegereza. And later he used to try to focus onto them. Nkabona ni ikibazo gikomeye. But he could see like as a strong problem. Icyo gihe nakoraga umurimo w'ubuhinzi. In that day, or during that day, he was a harvester. Nari mu giturage iwacu. He was in a deep village. Nayo korali yari iri. That's where that choir was. Ngewe naragerageje kwiga amashuri ya Bibiliya. For him, he tried to study the stories of. Ariko ntabwo narabashije kuyarangiza. But he had not yet completed them. None bakumva ndavuga Icyongereza. But they could hear him speaking English. Bakamba bati Jean-Marie icyo Cyongereza wakigiye he? Then they started to tell him, Jean-Marie, where did you learn that English? Then he answered them that I learned it from the class of studies of Jesus Christ. But for sure he wasn't at their level. He wasn't at their level as class as is concerned. Because for them they were in a government school. For him he had not had that capacity of capturing into that school. But they loved him because of having a little money. Where he could get those money from the garden or harvesting the crops. His thinkings.
nabonaga ko abantu bize he used to see the people, the educated people, bafite indi mikorere yabo bwite. they had some other activities or some other behaviors. Ariko siko bose bameze. But they are not all of them. Yesu nashimwe cyane. Praise God. Naje kubona umuntu umwe, later he saw one person wari warize